Kuri uyu munsi wa none kuri Love and Life twabategura inkuru y'urukundo ibabaje ya Melissa na James. Nk'ibisanzwe ni Jojo 12. Mbahaye ikaze. 1, 2 all together, strong forever, 2 minds on duty. Reka miranga. Melissa ari umukobwa muto wari wishimye mu buzima bwe. Afite imyaka 23 y'amavuko. Yari afite intego nyinshi mu buzima bwe, harimo kwiga kaminuza no kugira ku nzozi ze zo kuba umunyamategeko. Yari umwana woroheje, ufite umutima ukunda kandi ukunda gufasha n'abandi. Umunsi umwe rero ubwo yari yicaye muri cafe iri hafi na kaminuza, yahuriye n'umusore witwa James. James yari afite uburanga, amagambo y'itoto ndetse n'akanyamuneza kamutaga mu bandi. Yari afite akazi keza mu bigo bicuruza imodoka, afite amafaranga ndetse agaragara nk'umuntu ufite gahunda mu buzima. Melissa akimubona yahise yumva atazi ukuntu abaye mu mutima. Yarebye ubwiza bwa James yumva aratunguye cyane. Melissa yahise yumva ko ubuzima bwe bugiye guhinduka. James yaramwegereye mu ijwi rituje ati "Hi." Melissa yaramwitegereje aratwarwa, yibagirwa no kumusubiza. Ariko arigarura ati "Muraba neza." Abimubwira ari kumwenyura. Batangiye gusangira. James nta kuzuyaza, yahise amusaba nimero ya telefone. Bahita batangira kuvugana kenshi. Mu ijoro rya mbere bavuganye amasaha 4 yose ku murongo, baseka, baganira ku buzima, ku byifuzo no ku nzozi. Melissa yaje kuryama afite amarira y'ibyishimo mu maso. Yaratekereje ati niba kuko uyu musore w'umutima wanjye, ndumva ubuzima bwanjye bushobora guhinduka nk'uko nabyifuza kuva kera. Mu byumweru bike byakurikiyeho, urukundo rwa Melissa na James rwakomeje kumera nk'indabyo mu busitani. James yamuhamagaraga buri gitondo amubwira ati "Mwaramutse mwiza." Kandi nimugoroba nabwo akamwandikira ubutumwa bumubwira ko ari umukobwa mwiza w'inzozi ze. Melissa abonaga ibintu byose ari nk'inzozi. Yatangiye kujya ajya kumusura ku kazi, akamuzana amafunguro yoroheje mu masaha ya saa sita. Maze abakozi bagenzi ba James bagatangira kuvuga ko ari umugore mwiza utanga urukundo nyakuri. Melissa yakunze cyane James, atangira kugabanya umwanya yajyanaga n'inshuti ze n'umuryango we kugira ngo agire umwanya uhagije wo kumara na James. Yatangiye kumufasha kwishyura ibindi bintu, rimwe na rimwe akamugura n'imyenda cyangwa ibikoresho byo mu nzu. Nubwo James rimwe na rimwe yaburaga iminsi 2 cyangwa 3 atamusubije neza, Melissa yakomezaga kumwihanganira. Yumvaga ko impamvu ari uko akora cyane kandi akagira inshingano nyinshi. Uko yihanganiraga James, niko James yagendaga abona ko atazigera amuvaho. Melissa we ntiyigeze atekereza ko ibyo bishobora kubikosa. Yakomeje kwita cyane kuri James. Umunsi umwe ubwo Melissa yicaye mu nzu ya James, yabonye telefone ya James iri ku meza. Igihe yari ayifashe ngo arebeho amasaha ageze, ubutumwa bwinshi bwarisukiranyije. Bumwe bwari bwanditswe n'umukobwa witwa Angela. Melissa yabonye amagambo asa neza nayo James amubwira buri munsi. Amagambo agira ati "Uri umusore w'inzozi zanjye, ndashaka kubona vuba." Icyo gihe umutima we warashenguwe cyane, amarira atangira kuzamuka mu maso. Yatekereje ko wenda ari igitekerezo cy'akazi cyangwa se inshuti isanzwe, ariko amagambo yari menshi kandi agaragaza urukundo. Uwo mugoroba Melissa yabajije James niba ari byo, ariko James yamuhindukiranye amuseka. Yaramubwiye ati "Uri umusazi, Angela ni inshuti isanzwe, wowe niwe wenyine nifuza." Melissa nashatse kubyinjiramo cyane kuko yumvaga gutakaza James byari nk'urupfu kuri we. Yaryamye ijoro ryose arira, ariko akifata agakomeza kumwizera. Nyuma y'icyumweru kimwe, Melissa atangiye kubona ibimenyetso byinshi. James yakundaga gusohoka mu tubari nijoro, akaza gutaha atinze cyangwa se rimwe na rimwe ntiyitabe telefone ya Melissa. Melissa yarababaye. Melissa yabaye nk'uwihanganiye ibintu byose, ariko umutima we wari urimo urashwanyagurika. Yibazaga impamvu akomeje kubabara, ariko nanone akumva atarekura James. Yakomezaga gutakaza inshuti ze kuko buri gihe James yamusabaga ko bamarana umwanya munini. Ariko nubwo bamaraga umwanya munini, James icyo yashakaga we kwari kuryamana nawe. Ubundi bamara kuryamana, James akigira muri telefone. Melissa yabaye umuntu w'umunyamubabaro. Akamwenyu yageraga ku maso ye katangiye kugabanuka, ariko James we ntiyigeze abona uburemere bw'ibyo yamukoreraga. Iyo yabimubazaga, yamubwiraga amagambo atuma yongera kumwizera. Yamusabaga imbabazi, akamugurira indabyo cyangwa se akamukorera ibindi bintu bituma yongera kumwizera.
Uko iminsi yagiye ishira niko Melissa yarushagaho kwiyanga, ariko umutima we ukanga kurekura. Umunsi umwe rero bateguye kujya mu biro by'inshuti za James. Melissa yari yambaye neza, yateguye buri kantu kose ngo agaragare nk'umukobwa James yishimira, ariko agezeyo yatunguwe no kubona James yitaye cyane ku bandi bakobwa. Melissa yicaye wenyine mu ntebe, naho James we yari kumwe n'undi mukobwa. Melissa yicaye wenyine mu ntebe areba ukuntu James yamwenyuriraga uwo mukobwa, akamufata ukuboko ubundi bagaseka. Melissa yumvisha umwuka ugiye guhera, yumva atabasha kwihanganira ibyo bintu, ubundi arasohoka yicara hanze. Nyuma yaho bamaze gutaha, yabajije impamvu James yabigenje kuriya, ariko James yahise amubwira amagambo akomeye amurusha kurakara. Ati niba utanyizera waba utari uwanjye, sinshaka umuntu uhora unyeka. Melissa yaramurebye abura icyo avuga, ariko amarira amugwa mu maso. Yashatse kumubwira ko amukunda cyane, ariko yumvaga ijwi rye rigeze mu muhogo, mbega ijwi ryanze gusohoka, ntiyagize icyo avuga. Melissa yakomeje kuba mu buzima bw'amarira. Yatangiye kujya asinzira amasaha make, akajya ku ishuri ananiwe. Yagerageje kubwira inshuti ze ikibazo afite, ariko James yamukiraga igihe cyose yabonaga avuganye n'abandi. Yaje no kumubwira amagambo amubabaza, ati nta wundi ushobora kukwihanganira uretse njyewe. Ibyo byatumye Melissa yumva ko nta wundi umufitiye agaciro, cyangwa se nta wundi umuha agaciro. Yatangiye kumva ko ubuzima bwe ari James gusa, nubwo umutima we wari urimo ashwanyagurika. Uko yakomezaga kwihangana niko James yarushagaho gushyira n'amarangamutima ye, amuca inyuma inshuro nyinshi, ariko akongera akagaruka akamubeshya. Umunsi umwe Melissa yafashe icyemezo cyo kugerageza gutandukana na James. Yamusabye ko bahagarika gukundana, ariko James yaramusekeye mu maso, amubwira ko atashobora kubaho atamufite. Yamuteye ubwoba ko nibatandukana azamuvuga nabi imbere y'inshuti ze zose. Melissa yumvisha atazi aho yakwirwa, agahinda karamwishe, asuka amarira. Uko yariraga, James yamusize aho ngaho arigendera. Melissa yatekereje ko wenda ashobora kuba yafashe umwanzuro mubi. Yongera agaruka mu buzima bwa James kubera ubwoba no kutagira aho yerekeza. Ubwo yabaga arimo arwana n'amarira, niko James yakomeza gukora ibyo ashaka byose, agasohokana n'abandi bakobwa, akagaruka nimugoroba akamubwira amagambo meza. Melissa yatangiye kugwa mu gahinda kenshi, yataye icyizere ku maso, atangira kwibagirwa ibyo yifuzaga mu buzima bwe. Iminsi yose yamaraga mu nzu ya James atabasha gusohoka, yibwiraga ko kumureba gusa byamuhumuriza, ariko James yakomezaga kumutera ibikomere. Yari umuntu uhora utari mu rugo, akaza yasinze. Melissa yabaye umunyabyaha ku mutima we, yumvaga ntacyo amaze. Yatekereje gusubira iwabo, ariko akumva ntaho yanyura kubera ko James yamubereye isi yose. Agahinda kabaye kenshi cyane. Melissa yatangiye gutakaza ibiro, agacika intege. Yabaye umuntu ugendana n'amarira mu maso, kandi nta muntu wigize umwitaho cyane kuko yabaga yihishe mu nzu ya James. Akumva afite agaseseme kenshi, akumva atazi ukuntu ameze mu mubiri we. Ijoro rimwe rero Melissa yararyamye, yumva nta mbaraga afite, yumvaga nta kintu kimwe ashaka gukoza mu kanwa ke. James ntiyabyitayeho, ahubwo yaramubwiye ati uba wariye byinshi. Melissa agahinda karamwishe, yaryamye ari gutengurwa cyane. Mu gitondo James yabyutse yigira mu kazi. Melissa nawe yumvaga nta kindi yakora, yagiye kwa muganga. Ageze kwa muganga yabwiye muganga uko yiyumva. Muganga amubaza niba adatwite. Melissa yahakaniye kure cyane ati reka ntabwo ngiye ntwite, nta nubwo nshobora kuba naba ntwite, ntabwo ibyo bintu bishoboka, reka muga ntubitekereze. Muganga yaramuturishije aramubwira ati igihe no kwipimisha. Baramupimye. Melissa mu gihe yategereje ibisubizo yahamagaye James. James ntiyamwitabye. Agiye kubona muganga araje. Muganga yamuhaye ibisubizo. Melissa yatunguwe no kubona atwite. Yabuze uko yabigenza, agwa igihumure. Melissa yaraye kwa muganga, gusa icyari cyababaje cyane nuko nubwo Melissa yaraye mu bitaro, James ntigize abyitaho, ntigize amuhamagara ngo amubaze naho yaraye. Melissa yaratashye asanga James yagiye mu kazi nk'ibisanzwe. Melissa agahinda kakomeje kuba kenshi, yabuze icyo yakora. Muri iryo joro rero, ubwo Melissa yateguye kubwira James ko atwite, yumvise James ahamagaye undi mukobwa kuri telefone, amubwira ko ariwe akunda kurusha abandi bose. Melissa yahise yinjira mu cyumba arira cyane, ariko James ntiyamwitayeho. Yamusunikiranye hanze, amubwira ko arira nk'umwana muto kandi ko nta kintu azigera akora gifite agaciro mu buzima bwe. Icyo gihe umutima wa Melissa uracitse burundu. N'ibyo yari agiye kumubwira yanze kubimubwira, kuko n'undi yumvaga ko ari ukumutera agahinda gusa.
Nyuma y'icyo gihe Melissa yatangiye kwiyanga cyane. Yagerageje kwandika mu gitabo cy'amarangamutima byari kunyuramo, ariko ibitekerezo byari bikomeye cyane. Yatangiye no gutekereza ko urupfu ari kimwe mu bintu byo kumuhumuriza, ariko mu mutima we yakomezaga gusaba Imana ngo imuhe imbaraga. Yakomezaga gusaba James ngo amukunde, ariko James yarushaga kumuhunga. Yaje no kumubwira amagambo mabi ati, ntabwo nigeze nkukunda, naragukoresheje gusa. Ayo magambo yahindutse inkota mu mutima wa Melissa. Melissa yabuze icyo yakora, ariko yakomeje gusaba imbabazi James, amubwira ati, James, I'm sorry. Basi niba ari njye mubi niteguye guhinduka. James, nta kimwe nagukoreye. James, ndahari ngo nkoreshe basi, ariko mu rukundo. James, ndagukunda. James yaramurebye amutaho ngo arigendera. Melissa yabayeho mu ijoro ry'umwijima. Yagerageje guhamagara inshuti ze, ariko benshi baramuhakaniye kuko bari baramuburiye kenshi ngo areke James niyumve. Yari wenyine, nta muntu umwe wo kumwumva, nta mutuzo yari afite. Yararize ijoro ryose kugeza bucya atarigeze aruhuka. Mu gitondo yanditse ibaruwa ndende isobanura ko yabayeho bikomeye, ko yakundanye n'umuntu wamubabaje mu buryo buteye ubwoba. Yavuze ko yatanze umutima we wose, ariko agasigara ntacyo afite. Yarangije ibaruwa asaba imbabazi ku muryango we, ku nshuti ze, ariko anandika ko adashobora gukomeza kubaho muri ayo marira. Ayiwe, biraye byuya niba amaraso. Reka nizere ko ibyo ari gutekereza atabikora. Ku mugoroba wa 14 Gicurasi, Melissa yafashe icyemezo cya nyuma. Yagiye ku nkombe z'umugezi, yicara ku ibuye, areba amazi agenda yihuta. Amarira yamuvaga mu maso nk'imvura. Yafashe ibaruwa yari yanditse, ayishyira mu isakoshi. Hanyuma yitegereza amazi cyane. Yamaze nk'iminota 5 ari kureba amazi. Melissa yashungukiye mu mazi yarimo arahorera cyane. Yo, mbega agahinda. Nyuma y'iminota mike, abantu babonye umurambo we mu mazi. Inkuru yabaye yikomeye, abamumenye bose ariko barira. Ariko batibagirwa kuvuga ngo yari umukobwa w'umutima mwiza, ariko yakundanye nabi. James we yari yarakundanye nawe, ntiyigeze agaragara mu muhango wo kumusezeraho bwa nyuma. Inkuru ya Melissa isigiye isomo rikomeye abamumenye ko gukundana n'umuntu cyane ukibagirwa agaciro kawe bishobora kugutera kubura ubuzima. Ngayo nguko rero ngiyi inkuru ibabaje y'ubuzima bwa Melissa. Reka duhurire muri comment utubwiye nawe ko wumvishe iyo nkuru. Inadusore ikiganiro cy'uyu munsi, mushimira ko wabanye natwe, nawe ubutaha Imana ibarinde.